nongeye kugushimira musuhuza udahwema gukurikirana ibiganiro bya Kigali Creators mwifuriza umwaka muhisha muhire wa 2025. Guys, uyu munsi rero tugiye kureba settings zikomeye cyane wowe ugomba gusettinga kuri TikTok yawe kugira ngo utazajya ubura views cyangwa se ngo ubure aba followers. Iyi setting ni ingenzi kuri wowe utarazi kora. So guys, tudatinze kugira ngo video itaza kuba ndende, reka dutangire. Ugomba kuza rero hano hejuru hari uturongo dutatu ugahita winjira ahangaha. Okay guys, iyo umaje kwinjira ahangaha rero nta kindi ukora, uhita uza hano kuri setting and privacy. Hano hasi ngira ngo ndahakwereka uhabone neza. Okay, uramanuka hano hasi rero kuri setting and privacy uhize ukirikeho. Izi setting ni ingenzi wa muntu we, tugendane akantu ku kandi ntucikwe akantu ku kandi. Okay, tumanuka hano kuri privacy. Iyo winjiye hano muri privacy rero nta kindi ukora, uraza ukirika ahangaha hari aka kantu kagafresh. Iyo winjiye rero nta kindi usangayo, hahita haza ngo private account. Of course account ari private kuri wowe, igomba kuba ari private. Aka kantu kagomba kuba gafunze, nagomba kugafungura. Akangaka urakihorera. Okay, warangiza ukamanuka hano hasi kuri activity status. Akangaka rero ko ugomba kugafungura kugira ngo activity zose zijye zikorwa zifunguye. Akangaka ugomba kugafungura. Niba ubibona neza urabona ko kagomba kuba kari on. Tumanuka hano hasi rero kuri suggestion your account, suggest your account to others. Okay, twagiye hano ahangaha kuri suggest. Twinjira hano muri suggest rero turebe uko bimeze kugira ngo naho ubashe kuhasobanukirwa. Okay, niba ubibona neza rero ahangaha barakubwira ngo utu tuntu twose ugomba kudufungura kugira ngo suggest account on your phone contact. Ni ukuvuga ngo igihe aka kantu gafunguye, contact ufite, iyo ubashije kuba ufite TikTok, abantu ugiye afite ama contact ahangaha biraborohera cyane, cyangwa nawe bikakorohera kukubona kuri TikTok yawe, cyangwa ukababona kuri TikTok cyangwa bakakubona. Dukomeza hano hasi kuri Facebook friend. Aka nako rero kagomba kuba gafunguye kugira ngo inshuti zazo kuri Facebook zijye zibasha nazo kukubona kandi zibashe kuba zakubonera ku gihe. Ushobora kuza hano ukaza hano ngo kuri connected to the Facebook account. You connectinzeho rero nyine of course urategereza hano bikirodinga gatoya ukaba connectinga. Okay, reka dutegereze gatoya byirodinge ubundi tuba connecting. Tayari buriya babaye connected. Buriya igihe cyose waba abantu bagufite kuri Facebook, birashoboka yuko hano bakubona kuri TikTok byoroshye zabo igihe baba bahageze, ubundi bakaba babasha kuza bakagaragaraho mukaba inshuti mugakorana. Okay, dukomeze rero n'ahangaha kandi handi. Tumanuka hano hasi rero kuri comment. Okay, tumanuka hano kuri comment. Aha niho h'ingenzi hano hasi. Aha niho h'ingenzi cyane, aho ngenda mbereka niho h'ingenzi kuruta ahandi, kuko aha niho hafite agaciro. Reka turi hano kuri comment. Turinjira rero hano muri comment, ubundi uze nawe ufungure ibi bintu byose biri ahangaha, filter or comment. So guys, hano rero nta kindi uri bukore, uraza hano kuri comment wemerere everyone yemewe gukomantinga kuri video zawe. Ugiyeyo ukemezayo, uraza ugasanga hariyo ibi bintu bimeze gutya. Ubu rero nagomba gutuma hano ugomba kuza ukahafungura bikaza kuri everyone, buri wese yemewe komantinga ku bijyanye na video zawe. Okay,
reka dukomeze turebe n'utundi dukurikiraho. Uramanuka rero n'aha hasi kuri send comment and your video will be hidden. Aka ngaka rero ugomba kugafunga kuko nta mpamvu yo kugira ngo ube nuzaza zibe zifunguye. Hano ugomba kuhafunga, nakubwiye ngo setting nk'uko nanjye hano nabisetinze, nibwo buryo bwiza kugira ngo bigende neza. Aka ngaka rero ugomba nawe kuza ukagafungura, izi filter spam and infective comment. Aka ngaka ugomba kugafungura. Aka ngaka kagomba kuba gafunze kuko uramutse ugafunguye wakandikamo amagambo runaka ushaka ko umuntu azajya yandika kuri comment zawe, ukaba wabasha kuba uzahita zivana kuri liste zigahita zikuraho. Aha ngaha rero naho ugomba kuhafunga kuko si ngombwa kwa settinga cyane, gusa ubishatse wabisettinga ariko ntago ari ngombwa. Reka tumanuke hano hasi rero kuri review filtered comment. Dutegereze hafunguke naho turebe uko byifashe. Guys, ndakwinginze rero wowe kandi utaba kuri iyi YouTube channel yacu, ntukazajye ubura aha ngaha guhera uyu munsi. Ugomba kuboneka kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. So hano ngewe rero nazo mfitemo izi reviewer filtered comment, ngewe nazo mfitemo, ariko wowe iyo uzifite usanga hano liste yazo ihari. Okay, twikomereze rero n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka dukomeze dusubire inyuma turebe mu cyo bita mention. Hano ku mentioning, ahangaha hano muri mention rero nta kindi uri busangeyo, uraza ugasangayo utuntu tumeze gutya. Hano baba bakubwira mention no kumentioninga cyangwa kugutaginga, niba ni amatagi wowe ushobora gukoresha cyangwa n'abandi bashobora gukoresha kuri video zawe. Urabemera rero buri wese akaba yazitagingaho cyangwa yazimentioningaho, ntacyo bitwaye. Uraza ukemeza rero hano kuri everyone. Okay, dukomeze turebe n'aha handi hakurikira direct message. Kature hano kuri direct message. Direct message rero igomba kuba ari everyone, ngira ngo urabibona neza kuri ari everyone. Group chat, followers and you, abangaba nabo mugomba mwese gukorana, ngira ngo urabibona neza. Hano kagomba kuba everyone, hano ni followers and you, mwese mugomba gukorana mu bijyanye na chat kuri groupe mwaba mwakoze yanyu. Hano rero kuri read status naho hagomba kuba hafunguye on. Hano kuri safe mode naho hagomba kuba hafunguye on. Okay, ego dukomeze turebe n'ahandi. Hano ngo filtered keyword, izi n'ubundi ni za keyword ushobora gukoresha, ntago ari ngombwa kuzandikamo. Hano uzanditsemo n'ubundi kwa kundi umuntu yajyaza yakoresha amwe mu magambo udashaka ko zajya aza, agahita yakwandika muri comment amagambo udashaka wanditsemo hano, wadinzemo hano. Ngira ngo urabona ko wemerewe kuyadingamo, ukadingamo amagambo runaka udashaka yuko aya keyword abantu bashobora kuzakoresha, wowe ukababuza kuba yaza kuri nuza yawe, kuri message, ku ma message yawe, ukaba zikahita zireka kugaragara, zikaba hidden. Ubwo rero icyiza wahafungura gutya, ariko keyword ntiwirirwe uzishyiramo. Mwibutsa gukora subscribe rero wowe utarayikora, kandi nawe wayikoze wibuke gukora ku nzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro Kigali Creators zajya igenda ikugezaho. Dukomeze. Okay, reka turebe noneho mu bijyanye na Duest. Okay, turebe hano muri Duest. Hano muri Duest rero ugomba kwemerera buri umwe wese hano akaza akaba byemerewe, hano akaba
yemerewe kuza kuduwinga muri nuza yawe. Uramutse rero utabishaka, hano ushobora kwemeza ahangaha video yawe ku buryo buri wese azajya ahagera. Waba utabishaka ukamuhidinga ku buryo atabasha kubona amavideo yawe. Ngewe hano nabo mfitemo. Dukomeza hano kuri Stitch, ariko ahangaha ho ntago ari ngombwa cyane. Aha ntago ari ngombwa cyane kuko buri wese aba yemerewe kuba ya stitchinga hano. Ahangaha ntacyo bitwaye, everyone arabyemerewe. Hano bijyanye no kudownloadinga, utu tuntu twose ushobora kudufungura utiriwe ugira na kamwe ufungamo. Ngira ngo uratubona hano kuri stickers. Hano kuri stickers buri wese uremera ugafungura, buri wese akaba yabikoresha cyangwa se akaba yadownloadinga video zawe. Hano akaba yazilikinga, hano akaba yakoresha amasawundi yawe. Hano post viewers, byose ugomba kubifungura kugira ngo ube umeze neza cyane. Hano rero kuri blocked account, ahangaha reka mabereke neza. Ushobora kubloka account runaka kugira ngo umuntu atazajya akakwinjirira, cyangwa se kwa kundi baza bandika bagutesha umutwe, ubona baza bandika ibintu bitajyanye n'ibyo wifuza, wowe ubaye utabishaka, uraza ukamubloka ahangaha, ugahita umubloka kugira atazajya akubona uko abyishakiye igihe cyose ashakiye. Okay, dukomeze turebe n'izindi setting. Okay, reka turebe hano muri notification. Twinjira hano muri notification rero, ngira ngo urahabona ahangaha. Muri notification rero nta kindi dusangayo, utu tuntu twose ugomba kudufungura. Utu twose kutubona ugomba kudufungura, twose tukaba dufunguye. Ahangaha harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye rero. Harimo like, ugomba kubifunguye. Reka turebe hano habanza kwanza ubanze naho hasobanukirwe. Hano ngo ni in app notification. Ahangaha rero ibikorwa bikorerwamo nta bindi n'ubundi ni kimwe na like, comment, new followers, mention, tag and direct message, activity status, profile. Byose ugomba kubifungura bikaba biri on. Ntagomba gufunga ikintu na kimwe kugira ngo utazabura aba followers ndetse na views zawe, kuko iyo bifunze hano uba wishe byinshi bigiye bitandukanye. Hano rero kuri push notification Sajo, ahangaha kuri push notification Sajo, ahangaha rero ubu naga ari ngombwa hano ngo wirirwe uhafungura, kuko hano ni igihe ushobora kujya ugaragaza ko utangira, n'urugero wowe ukaba watangira wenda urugero saa sita ukaza gusoza saa mbiri. Ibi rero ntago ari ngombwa kubikora. Ibi ngibi urabyihora kubifungura. Ibi ntago ari ngombwa, ku gihe cyose uboneye ujya kuri TikTok yawe, ntago ari ngombwa gufata igihe runaka ugomba kujya ugiraho. Ibyo nakubwiraga ari byose ugomba kuza hano ukabifungura. Direct messages zikaza direct, previews kaza zigaragara, video from account from followers, byose ugomba kubifungura bikaza bifunguye nta kimwe ufunze. Okay, twakomeje rero turebe icyo bita iby'ingenzi nibyo turi kureba cyane kuruta ibindi. Ibitari ngombwa ntabwo twirirwa
rebaho cyane. So guys, ibi ngibi nibyo byari iby'ingenzi. Rero reka mbereke ikindi kintu cy'ingenzi uba ugomba gusobanukirwa aha ngaha. Ibindi byose ni ibisanzwe, live ni ibisanzwe, nabyo tuzakoraho video y'ukuntu wakora live yawe cyangwa se ukuntu kwanza muri video narayikoze ukuntu wakora live kuri TikTok. Ibyo byose narabikoze, by'ama ads, playback, ama language, screen time, ibi byose ni ibintu ushobora gukora, ariko si ngombwa. Uyu munsi turi kureba iby'ingenzi kuruta ibindi. Reka dusubire inyuma rero turebe uburyo ushobora gupostinga video yawe mu buryo bwiza kandi bwizewe, ukabasha kubona views nyinshi ndetse n'aba followers benshi bagukurikirana. Nta kindi ukora rero, uraza hano hasi nk'ibisanzwe nk'uko ujya gupostinga video ahangaha, ukaza ugakirikaho. Iyo umaze gukirika ahangaha rero, ya kindi kigaragara uhita uza gutya. Uraza rero ugahita uza hano kuri upload, ugahitamo video ugiye gukoresha ahangaha, uraza ugakirikaho. Igikiritseho nababwiye yuko hano haba hari ibihe bitandukanye. Hari video y'iminota 10, hakaba video y'amasegonda 60, ubwo ni umunota 15, hakaba n'ifoto. Ubwo rero wowe uraza hano kuri upload. Wamara kujya muri upload, ukaba waza ukafata video imwe wenda muri izi ngizi gutya, ukaba waza ukayikirikaho. Iyo umaze kuyikirikaho rero, uhita uza hano hasi kuri next. Tuza hano hasi kuri next, hano ukemeza kuri next. Umaze kwemeza kuri next rero, nta kindi kibaho. Hano hahita haza ahantu hameze uku nguku, hahita haza ahangaha ngo show your trust with characters. Biterwa nawe imibare baguhaye. Hano njye bampaye 2200, biterwa n'imibare baguhaye. Ahangaha rero ushobora kuza hano ugaselectinga cover ya video yawe kugira ngo ize imeze neza kurushaho. Iyo ukiritseho hano rero kuri cover, uyize ugakirika hano kuri cover, hano bahita bakwereka uburyo bwinshi ushobora gukoresha muri izi nuza zawe. Uraza rero ugaselectinga hano hasi kuri utu tuntu, ukaza ugaselectingamo kwereke. Uraza ugaselectinga muri utu tuntu turi ahangaha gutya, ugaselectinga. Okay, umaze guselectinga rero gutya, ukaza wenda ugaselectinga kamwe muri two. Hano uraza ukandikamo ibyo ushaka. Umaze kwandikamo ibyo ushaka, nta kindi ukora, uraza gutya ukandikamo ibyo ushaka. Wamara kwandikamo ibyo ushaka, ukajya kuri save, Wamara kujya kuri save, ugahita rero uza kandi ahangaha kuri post. Hano niba ugipostinze video yawe, ibigomba kurebwa na buri umwe. Wowe ukiritseho gutya, urasanga hari everyone, hakaba friend, hakaba honor you. Iyo setinze kuri friend, ubwo irebwa n'abantu mu bakoze mwakoranye follow back, cyangwa se ikarebwa nawe ku giti cyawe wenyine. Hano hasi na honor you, hano hasi ikarebwa nawe wenyine. Ntabwo ari byiza rero ushyira kuri everyone. Okay, twakomeje. Uza hano muri more option rero, naho uraza ukemezayo gutya, ukareba ibintu bigiye birimo bitandukanye. Muri more option rero, uraza hano all comments, all duest, all sketcher, all stickers, byose uraza ukabifungura ukabigira on. Uretse hano hasi hanyuma bisubiremo, hano hasi hanyuma ugomba kuyihorera hafunze hari off hasi. Ahangaha ngo audience control, this video is limited to those ages 18 years and older.
ahangaha rero uba ugomba kuhafunga kuko ntagomba gukontororwa na audience, kuko urabizi neza ko abantu b'imyaka 18 bari munsi y'imyaka 18 ntabwo baba bemewe kugira ibikorwa na bimwe bakorera kuri TikTok. Niyo mpamvu kandi uba ugomba kuba wagafunga. Okay, twakomeje rero n'ibindi bigiye bitandukanye. So hano rero kugira ngo wandike title ya video yawe, iki kintu ukizirikane neza ahangaha kuri title ya video yawe. Ahangaha ureba, mbere yuko wandika title ya video yawe, reka nkwereke, dusubire inyuma gatoya tujye ahangaha. Ni ukuvuga ngo niba video yawe ugiye postinga hari ikintu iri gukora ari umwaka mushya, nk'uko hano ubona twari turi wenda twari tugiye gupostinga, reka dusubireho inyuma gatoya mbereke ikintu ugomba gukora cy'ingenzi. Uraza rero nk'ibisanzwe ukayinjira ahangaha mu mavideo yawe, kuri home nk'ibisanzwe, ugahita uza hano ugasacinga, ukaza hano hejuru kuri search. Reka mukwereke neza, uhita uzamuka hano hejuru kuri search, ukaza kugira ngo ukoreshe amagambo meza ushobora gukoresha, uburyo abandi bagenda bakoresha ama keyword agiye atandukanye atuma video zabo ziba performance nziza, zikagira abazireba cyane. Uraza hano ugasacinga wenda happy new year ni urugero, ukaza ukaba ari byo wandikamo hano muri search. Happy new year. Ngira ngo iyo uje hano ukabyandikamo, urabona ko hari abantu benshi bagiye bakoresha amagambo agiye atandukanye muri happy new year, wishes, babishinga happy new year nk'ibisanzwe. Rero nta kindi wo gukora, iyo umajije kuza ukareba abantu bose bari kuza bagagenda bakora izi tags zabo, uraza nawe ukabareba uko bangana, nawe ugakirikaho wenda kuri umwe mu rugero, ukareba video zagiye zikora kuri ibi bintu. Iyo umaze rero kureba izi video zagiye zikorwa kuri ibi bintu, uraza hano ugakirika ahangaha. Ahangaha hari utudomo dutatu, niwo uza ukemeza kugira ngo ubashe kureba ese abandi ibyo bakoresheje byabaga bimeze bite. Ugahita umanuka hano hasi kuri filters, ugahita uza kuri filters, ugahita uza ukemeza hano kuri okay, hano kuri events wenda reka tuyihore, tumanuke hano hasi turebe ahangaha izakoreshwa zagizwe mu masaha 20, post zabagiye mu masaha 24. Hano kuri all, hano ukemeza, wangiza ugahita uza hano kuri apply. Twemeje ahangaha, duhita toza aha kuri apply. Imaze kuza kuri apply rero nta kindi usangayo, uraza ukasanga amavideo agiye ameze gutya, ukaza ugascrollinga gutya, ugahita uza hano handitse hashtag. Hano kuri hashtag rero ngira ngo urahabona, ahangaha urascrollinga uganisha ibumoso bwawe, ugahita uza hano kuri hashtag. Hashtag rero ngizi kugira ngo urebe iz'abandi, uburyo abandi bagiye babikora. Ngira ngo urabona ko bagiye, urabona izi hashtag zagiye zigira amamiliyoni menshi cyane. Ngira ngo urabibona izi ngizi ukuntu zagiye zimera, ukareba uko abandi bagiye bazandika n'utwo bagiye bashyiraho emoji duki twose, ukareba zagize anoza nyinshi cyane, ukaba ari kuzo nawe ukoresha, ukaba arizo ukabuza ukandika muri ya hashtag yawe. Okay, dukomeze rero muri ya gahunda yo kugira video yacu dushyireho ya hashtag wenda nk'iyo abandi bakoresheje imeze neza, tuba ariyo natwe dukoresha. Ubwo rero uraza ukajya kuri next hano hasi nk'ibisanzwe, ahangaha gutya nk'ibisanzwe, ukaza ukemezaho. Wamara kwemezaho ugahita uza ya hashtag yawe, ukaza ukayandikamo ahangaha
ukandikamo hashtag yawe nk'ibisanzwe. Umaze gukora hashtag rero nta kindi ukora, uhita uza hano hasi, ukaza hano hasi kuri post, ugapostinga video yawe ikagenda imeze neza, itunganyije neza ku buryo usanga agize abakurebye benshi, ikagira followers benshi, ikagira yewe na like nyinshi. Guys, niba ukunze video rero kora like kugira ngo ugaragaze yuko yakunzwe, nawe ube mu mubare w'abantu bakunze iyi video. Ibuka gukora subscribe rero wowe utarekora, kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro bya Kigali Creators tugenda twagurikiraho umunsi ku wundi. Guys, turabakunda, reka tuzasubire muri video zacu z'ubutaha. Bye bye.